Murakaza neza kuri Legacy Talk. Muri iyi video turavuga ku nkuru yavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga ya Titi Brown na Nyambo, urukundo rwabo. Bagaragaye kenshi basohokana, bakora surprise ndetse abantu benshi bemezaga ko bakundana. Ariko nyuma Nyambo yavuze amagambo yatunguye abantu benshi avuga ko byose byari prank. Ese ukuri ni ukuhe? Reba iyi video wumve inkuru yose. Mu ntangiriro abantu benshi batangiraga kwibaza niba koko ari inshuti zisanzwe cyangwa ari urukundo rwihishe inyuma y'iyo mibanire yabo. Bamwe mu bafana b'aba bombi bakomeje kuvuga ko atari ubucuti busanzwe uko bayibona ku mafoto, ariko abo bombi bakomeje kuvuga ko ari inshuti magara gusa, ko nta rukundo ruri hagati yabo. Nubwo bavugaga batyo, ibikorwa byabo byatumaga abantu benshi batabyemera. Hari igihe bagaragaraga basohokanye kandi ahantu hatandukanye, bikagaragara bishimanye cyane nk'abantu bakundana atari ubucuti busanzwe. Hari n'amakuru yavugaga ko rimwe na rimwe banararanaga mu rugo rumwe ndetse n'igihe bagiye muri hoteli bakararana. Ibintu byatumye benshi bakeka ko hagati yabo hari umubano urenze ubucuti busanzwe. Ikindi cyateye abantu kwibaza cyane ni igihe Titi Brown yakoreye Nyambo surprise idasanzwe. Yamukoreye umutima w'indabyo umeze nk'igikorwa cy'abagiye gusaba umukobwa urukundo cyangwa kumusaba ko yamubera umugore, icyo twita mu Cyongereza proposal. Nubwo kandi ibyo byari bigenewe kubibanga, amafoto yaje gusohoka ku mbuga nkoranyambaga bituma abantu benshi barushaho kwizera ko bano bombi bari mu rukundo, byarushijeho ko babonye n'abafana benshi cyane. Aba bombi babonye ko bigiye hanze batangira kwisobana bavuga ko ari ubucuti busanzwe. Igihe Titi Brown yasohokanaga Nyambo ku mazi, hari n'andi mashusho yigeze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Titi Brown akora ku mabuno ya Nyambo. Ibyo nabyo byateye benshi kuvuga ko ari ikimenyetso cy'urukundo rwabo ruri hagati yabo bashyize ku mugaragaro, nubwo bo bakomezaga kuvuga ko nta rukundo ruri hagati yabo. Icyakomeje gutera abantu kwibaza cyane ni igihe Titi Brown yasuye iwabo wa Nyambo, aho yahuye na nyina wa Nyambo ndetse banasura inshuti ze zimwe na zimwe, barifotoza ubona ko hari umuntu bagiye kwerekana iwabo. Mu busanzwe iyo ibintu nk'ibi bibaye, abantu benshi bahita batekereza ko umubano ugeze ku rwego rwo kumenyana n'imiryango, ariko nabwo ibyo ntibyigeze bihindura amagambo yabo kuko bakomeje kuvuga ko ari inshuti zisanzwe. Mu by'ukuri impamvu abantu benshi batemeraga ko Titi Brown ndetse na Nyambo Jessica ari inshuti zisanzwe ni uburyo bagaragazagamo ubusabane bwabo ku mbuga nkoranyambaga no mu buzima busanzwe. Aba bombi iyo wabarebaga mu mashusho cyangwa amafoto basangiza abantu, wabonaga basa n'abari mu rukundo rwimbitse. Bagaragaraga baseka cyane, bakaganira mu buryo bwuzuye ubwuzu, ndetse rimwe na rimwe bagakoranaho ibintu bisanzwe bikorwa n'abakundana gusa. Hari amashusho yigeze gusohoka bagenda bafatanya amaboko kandi bagaragara begeranye cyane nk'abashaka kwerekana ko bishimanye mu buryo bwihariye. Ibi byose byatumye abakunzi babo bavuga bati nubwo bavuga ko ari inshuti bisanzwe, ariko uburyo babanye ni busa n'ubw'inshuti zisanzwe. Hari n'igihe bagendaga bandikirana amagambo yuzuyemo urwenya n'amarangamutima ku mbuga nkoranyambaga, bigatuma abantu benshi bakeka ko urukundo rwabo bashaka kuruhisha. Ikindi cyatumaga abantu barushaho kubyemera ni uko Titi yakundaga kugaragara arengera Nyambo cyangwa akamuvuganira igihe hari abantu bamunengaga ko anuka cyangwa se hari abandi bari kumuvuga nabi cyangwa bari kumusebya. Iyo ibintu nk'ibi bibaye, benshi bahita bavuga ko bishoboka ko hagati yabo hari urukundo rurenze ubusabane busanzwe, nubwo bombi bakomeza gutsimbarara bavuga ko ari inshuti gusa. Nyuma y'igihe runaka ibintu byaje guhinduka, abantu batangira kubona ko batakigaragara hamwe nk'uko byahoze. Ntibongera gusangiza amafoto ndetse n'amashusho bari kumwe nk'uko byari bisanzwe. Ibyo byatumye benshi batangira kwibaza niba haba harabayeho amakimbirane cyangwa bagatandukana mu ibanga. Iyo wabazaga umwe muri bo yavugaga ko nta rukundo rwigeze ruba hagati yabo, ko zari inshuti zisanzwe. Gusa abakunzi babo benshi bakomeje kuvuga ko bishoboka ko baba barashwanye, ariyo mpamvu batakigaragara hamwe mu ruhame cyangwa muri social media. Muri icyo gihe kandi hari n'ikibazo kigeze kuvugwa kuri mbuga nkoranyambaga. Hari abantu batangiye kuvuga amagambo mabi kuri Nyambo bamushinja ko atarangwa n'isuku, bavuga ko anuka. Ibyo kandi byarakaje benshi, cyane cyane abafana bakundaga Nyambo ndetse bakimukunda, ariko icyo gihe Titi Brown yahise amuvuganira ku mugaragaro, ajya kuri YouTube channel avuga ko ibyo bintu bamuvugaga ari ukumuharabika. Yagiye kuri channel ye aravuga ko ayo magambo ari ibinyoma ndetse n'ibihuha bigamije kumuharabika no kumusenya. Ibintu abantu bafashe nk'aho bakundana mu ibanga, kuko ukuntu Titi yaje amuvuganira byatumye abantu benshi bibaza ko ashobora kuba bagikundana ariko mu ibanga.
Icyo gihe abantu benshi bongeye kubona ko nubwo bavuga ko ari inshuti gusa, Titi Brown atakimwitayeho cyane. Ariko nyuma y'igihe gito ibintu byongeye gufata indi ntera. Nyambo yaje kubazwa ku mugaragaro ibijyanye n'umubano we na Titi Brown igihe yari ari ku Isimbi TV. Mu gisubizo cye yavuze amagambo yatunguye benshi, yavuze ko batigeze bakundana, ko ibyo babonye byari prank gusa. Yanavuze ko Titi atari type ye kandi atigeze akundana nawe, kandi ko atanateganya no gukundana nawe. Ibintu abantu benshi bafashe nko kwishongora cyane. Aya magambo yahise akwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho abakunzi babo bahise batera komenti bavumagura Nyambo, bamubwira ko yaba ari kwihenura cyane ko yamenyekanye kubera Titi Brown ubwo bamufunguraga, kandi ko kabone nubwo yaba atari type ye atakagombye kujya mu matangazamakuru amwihenuraho avuga ko atamukwiriye kandi ko atabana nawe. Abakunzi babo benshi bagiye bunga muri iryo jambo, bakavuga ko Nyambo yihenuye kuri Titi Brown cyane cyane ku bantu benshi bari basanzwe babafata nk'abakundana. Abandi nabo bavuze ko bishoboka ko byose byari uburyo bwo gushimisha abakunzi babo mu gukurura abantu ku mbuga nkoranyambaga. Icyakora kugeza ubu ukuri kwa nyako ku mubano wabo ntitwigeze tukumenya neza. Hari abakomeza kuvuga ko bashobora kuba barigeze gukundana mu ibanga nyuma bakabipfukirana bavuga ko ari prank, cyane ko hari amakuru avuga ko Nyambo yafashe Titi Brown ari kumuca inyuma. Gusa nta gihamya babifitiye, ndetse natwe nta gihamya tubifitiye, tuvuga ibyo turebesha amaso yacu. Abandi bo bakavuga ko bishoboka ko bari inshuti gusa, ariko uburyo bugaragaza ubusabane bwabo bakaba bwaratumye abantu babitekereza ukundi, wenda barashakaga gukora business ya social media. Uko byagenda kose, inkuru ya Titi Brown na Nyambo yabaye imwe mu nkuru z'urukundo zavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, itera impaka nyinshi ku bakunzi babo. Kugeza uyu munsi abantu bamwe barakibaza batese koko barakundanaga cyangwa byari prank nk'uko Nyambo yabivuze. Nubwo Titi na Nyambo Jessica nyuma bavuze ko batigeze bakundana, abantu benshi kugeza uyu munsi barakibaza ukuri nyako ku nkuru y'urukundo rwabo. Hari abavuga ko bishoboka ko urukundo rwabo rwaba rwarabayeho mu ibanga, ariko nyuma bakagerageza kubipfukirana bavuga ko byari prank. Abandi bo bakavuga ko bishoboka ko bari inshuti zisanzwe, ariko uburyo byagaragazagamo ubusabane bwabo byatumye abantu babifata nk'ukundi. Ikindi cyashimishije abantu benshi ni uko nubwo amagambo mabi yigeze kuvuga kuri Nyambo ku mbuga nkoranyambaga, Titi Brown atigeze aceceka, ahubwo yahise amuvuganira agaragaza ko amwitayeho cyane. Ibyo nabyo byatumye bamwe bavuga ko umuntu atarengera undi kuri urwo rwego, keretse niba hari urukundo cyangwa ubusabane bukomeye bubahuza. Gusa nyuma y'uko Nyambo avuze ko Titi Brown atari type ye ndetse ko ibyo byose ari prank, abakunzi babo benshi baratangaye. Bamwe bavuze ko ibyo byabababaje kuko bari bamaze kubafata nk'abakundana. Gusa kugeza ubu nta muntu n'umwe ushobora kuvuga neza ku mubano wabo keretse bo ubwabo. Icyakora inkuru yabo yasize abantu benshi bafite amatsiko, ndetse ituma n'abakunzi babo bagira ibitekerezo bitandukanye. None se wowe reka twiganirire, ubu ubibona ute? Ese Titi Brown na Nyambo koko barakundanaga cyangwa byari prank nk'uko Nyambo yabivuze? Andika igitekerezo cyawe muri komenti, unavuge n'ibyamamare ushaka ko tuzakubwira by'urukundo rwabo, kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe. Murakoze cyane.